Attention Tisoko Joel dans passe transversale croisée. Uitwa Emmanuel Kabange contrôle rimwe Imara ikaresa shira kugipimo neza ataka espace vide Tisoko Joel. Ese tumwite lingi protiarandi nono. Ese tumwite Maikore Isaac Povi nono. Ese tumwite Victor Gyokrez nono. Niruta izamuzuye shira micandera batemera gabaremera shira micakabiri Kigali bona amahoro shira micagatatu titiza umugi titiza chuchoma bakeba chuchoma igituruka Tanzania chuchoma igituruka Sudani mubico kunda Nabashimo neza amatwi muri kamo kanya ni wa mwe w'ikibuganiraho amakuru y'imikino by'umwihariko tugiye kuza ku ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ni ikipe yakunzwe cyane, abantu benshi bari gukora ikipe ya Rayon Sport mu Rwanda ndetse n'amahanga, benshi bari kuvuga ati kuki mudafana Rayon Sport, abandi bati umwana ukunzwe ni ukura, abandi bati ko ufite byinshi siko kuramba, abandi bati bari guca imigani myinshi itandukanye bitewe n'ibyo Rayon Sport yayikoze mu nimugoroba, aho yari yageze muri kimwe cya kabiri kirangiza muri Sekafa Kagame Cup, aho tugiye kureba ibintu 10 ikipe ya Rayon Sport yakoresheje cyangwa se umutoza hari ingingo Francis Christian yakoresheje kugira ngo atsinde ikipe ya Al Hilal. Ibyo nibyo tugiye kureba muri kano kanya, tuza gukora n'ibindi bintu Al Hilal amakosa yakoze kugira ngo itaza gucyura amanota 3, ariko byari ibyishimo ku ikipe ya Rayon Sport yabonye amahirwe, nubwo zose zakomeze ariko amakipe bizahura ntabwo ari amakipe amwe. Ahangaha Rayon Sport tugiye kuyibandaho muri kano kanya, aho Rayon Sport niyo kipe yonyine isigayemo ihagarariye igihugu cy'u Rwanda. Rayon Sport yimanya abanyarwanda, Rayon Sport yimanya igihugu, abakinnyi benshi ba Rayon Sport igihugu cy'u Rwanda, kuko iyi Sekafa iterwa inkunga n'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Ubwo rero abashyashya mukore subscribe mukandaho kazongera kugira ngo mujye mukurikira ikiganiro yashyizeho. Abashyashya namwe twabakiriye, abasanzwe turi kumwe, mukore subscribe mukoresha ya kuri iki kiganiro muri rusange. Byo mugiye kubana Jean Damascene Bizimana, iyi ni Damascene TV show. Muri tudatinze rero reka turebe bimwe ikipe ya Rayon Sport yakoresha cyangwa se tekiniki 10 yakoresheje kugira ngo itsinde ikipe ya Al Hilal. Ikintu cya mbere umutoza hari ingingo yabwiye abakinnyi be cyangwa se yakoresheje ni ugukina umupira wihuse. Icyo kintu cya mbere umutoza hari ingingo yakoresheje nk'umutekinisiye, nk'umuntu umenyereye shampiyona y'u Rwanda, yayikozemo igihe kinini, yatoje amakipe agiye atandukanye, ariko yavuze ati ndashaka ko abakinnyi banjye bakina imipira yihuse. Rayon Sport rero yashakaga gutuma Al Hilal itabona umwanya uhagije wo gutuza, kuko twabonye uburyo ki Elite 2 iradukunda Elite 2 yakinaga umupira wihuse ku man ndetse na Charles Chapowa ibintu bakoraga. Rero ikintu cya mbere Sport yakozaga ni ugufata umupira bakawutanga bihuse cyane, umupira udahagaze, bango gukina umupira wihuse. Urabona ko umupira waturuka kuri Kabange ukagera kuri Ibrahim bakawupasa ukihuta kugira ngo ugeremo imbere, ni umupira wihutaga cyane. Rayon Sport yakinaga umupira wihuse kugira ngo ikipe ya Al Hilal itabasha kubona umwanya uhagije wo gutuma ibona umupira. Niyo mpamvu ikipe ya Rayon Sport yakinaga umupira yawutakaza ikahita yihuta cyane ijya kuwushaka. Nibyo bintu byatumye ikipe ya Rayon Sport itsinda uyu mukino. Ubwo ikintu cya mbere turakoresheje ni ugukina umupira wihuse cyane
kugira ngo ikipe ya Al Hilal itaza kubona amahirwe yo kuba yawubona. Icya kabiri Rayon Sports yakoresheje ni pressing. Iyi pressing nuvuga ngo ni ugutuma abakinnyi ba Al Hilal igihe batangiye gutegura umupira, niba Rayon Sports iwutakaje ako kanya, bite bituma ikipe ya Rayon Sports yihuta gushaka umupira mu buryo bwihuse cyane. Vuga ngo ni ugutuma abakinnyi ba Hilal cyangwa se kubakanga igihe batangiye gufata umupira, Rayon Sports igahita ufata biboroheye. Vuga ngo rero iyi pressing kuri Rayon Sports yari iri hejuru cyane, kuko iyo batakaza umupira bahitaga bawushaka mu buryo bworoshye. Nituza kureba turasanga ntabwo Rayon Sports yamaraga umunota itakaje umupira itarawufata. Nibyo uriya Kabang, nibyo Kabang kapiteni, nibyo kintu yakoraga, kuko Kabang ubona ko umuntu usa nk'utangiza umupira kandi wihuse cyane, yari afite igitsure ku bakinnyi biwe cyane. Ikindi cya gatatu umutoza Ngingo Faris yakoresheje ni ukoresha impande z'ikibuga, gutera ibibazo ku mpande kugira ngo ubwugari bwa Al Hilal bugira igihunga, butabasha kugira uburyo ki ribonaho kugira ngo ibone umupira mu buryo burambuye cyane. Kuko nitokora Elitatu, Nshuti Didier, aba ni abakinnyi bakoreshaga impande cyane, bihuta cyane kugira ngo babashe kuba babona imipira, kugira ngo ubwugarizi cyangwa se defenseur y'ikipe ya Al Hilal ibashe kubura umupira mu buryo bwihuse kandi mu buryo bushoboka cyane. Ikindi cyano cya kane ni ugukora transition zihuse, kuva mu kwirwanaho ujya mu busatirizi bwabo. Vuga ngo uburyo ki gukora transition zihuse, ko iyo umupira warengaga haba ku ruhande rwa Elitatu yahita gobonda vuba vuba, yaba ari koroneri yiwe adagahitira vuba vuba. Igihe bagira ngo n'ugiye gutera cyangwa se bagiye gutera imipira y'imiterekano, wabonaga ko hahita habaho ikintu cyo kuhita bihutisha transition iba ako kanya, se uburyo bubonetse ako kanya bakahita bawuhana. Niba ikosa ribayeho, Rayon Sports yatega ihana umupira mu buryo bwihuse cyane, idategereje ko defenseur cyangwa se abakinnyi ba Al Hilal bajya kwisuganya. Oya, ni ikintu umutoza Ngingo yabatoje ko niba habaye ikintu cyo kwita bahana umupira ako kanya byihuse, uburyo ki bahita bahana byihuse, ikipe ya Al Hilal itaramara kwiyegeranya cyangwa se bataramara gupanga ngo biyegeranye kugira ngo babashe kuba babagarura. Ikindi kintu cya gatandatu, kugumana umupira igihe bibaye ngombwa. Aha rero ngo gushaka umwanya inyuma y'ubwugarizi bwa Al Hilal, twabonaga ko niba umupira ikipe ya Rayon Sports bayisatiriye bageze muri defense ya Rayon Sports, wabona ko imbere Heyman Junior Kamini yagumaga imbere, ku buryo niba uriya Danda Junior Nyezamu yahita gashota umupira ukahita wihuta, kugira ngo abakinnyi babiri baza gusigara cyangwa se batatu baza gusigara muri hafi muri defenseur ya Al Hilal bahite batesha umutwe ikipe ya Al Hilal, kugira ngo bandi bajye kugaruka kudefanda kugira ngo basatire izamu ryabo umupira bagarure, Rayon Sports ikaba yagiye. Urumva ko rero Rayon Sports yagumanaga umupira igihe byari ngombwa. Icya karindwi, umutoza hari ingingo yakoresheje ni ubwugarizi bukomatanye. Abakinnyi bafatanyaga aho gusiga icyuho hagati yabo. Vuga ngo sinzi ngo turi nko ku mukino bakinnye, wabonaga yuko utamenya umuntu uri buze gusigana umupira. Ubona ko nko kuri Kabang, nko kuri Mediri Akibar, nko kuri Ibrahim,
basa nk'abatatanye imyanya. Ni ikintu cyacangaga ikipe Al Hilal kuko ubona ko uri kuri 7 no kuri 11 ni abantu bakoturaga imipira, abantu bo hagati bigatuma bata equilibrium cyangwa se bata uburyo ki bari bahagaze, bakivuza ko niba Isa cyangwa se Atisoko agiye gushota umupira bagasa nkaho batabacanga ikipe ya Al Hilal bo hagati, bagata nkaho bahinduranye imyanya bambukiranye ikibuga, ugasanga ni ikintu rwose cyafashije ikipe ya Rayon Sport gukora ibintu byiza cyane mu buryo ki ikipe ya Al Hilal yabuzemo. Ikindi cya 8, kudatakaza concentration nyuma yo gutsinda. Aho ko ikipe ya Rayon Sport ikimara gutsinda igitego ko cyatumwe na Atiso Kojo, uyu nguyu ntabwo baserebuye, ariko mu byo guserebura bihuse cyane mu buryo ki ntibigeze batinda mu guserebura, ngo basa bihuta cyane bajya gutangiza umupira kuko ubona ko ntibyari bihagije. Ikindi, niba umukinnyi bamukoraga ikosa ntabwo butira kujya kuburana cyane ngo bate kusanta, cyangwa se niba batata cyane bahitaga mu buryo bwose bakiyadabuta uburyo bwose bushobora kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ibashe kongera gufata umupira, ibashe kuba yatsinda. Urumva rero kudatakaza concentration nyuma yo gutsinda, Rayon Sport yagumye mu mukino rwose. Twakoze ikiganiro twayibonye uburyo ki iminota myinshi ishoboka Rayon Sport yayihariye rwose, bituma rero nka nyuma y'igitego gukomeza gukina mu buryo bugenzura umukino. Ntabwo bavuga ngo baratsinze ngo birare, oya, ahubwo bakoze ushoboka byose n'ubundi bagumya gukina barinda igitego cyabo, kandi birangira bakigumyeho, bituma ikipe ya Rayon Sport ikomeza gukora concentration nziza cyane, biza gutuma iguma mu mukino neza. Icya 9, gukoresha amahirwe make yabonetse. Rayon Sport yabonye igitego cy'ingenzi hakiri kare mu minota 17, ko yabo mu 17 niho babonye igitego, ariko bahumye gukoresha amahirwe bagiye babona, nkaho twagiye tubivuga kare mu minota 21 Rayon Sport yabonye kufura ku munota wa 25, Rayon Sport yabonye kufura. Ubako rero ni ahantu hari cyane ikipe ya Rayon Sport yagiye ibona uburyo, ariko nubwo butatanze umusaruro, ariko byibuze bakoreshaga uburyo bari babonye. Ikindi kintu cya 10 rero Rayon Sport cyangwa se umutoza Haringingo Francis yakoresheje kugira ngo abone amanota, guhindura uburyo bwo gukina bitewe n'umukino. Iki twakivuze simbuza uyu mutoza Haringingo Francis uko yabonye igice cya mbere cyagenze, ntabwo ariko n'ubundi yabashije kuba yakinnye cya kabiri, kuko yabonye ko yavanyemo poste, kuko nko ku munota wa 76 Kamini Junior yavuyemo, hanyuma Nizeyimana Mubaraka yagiye kuramo abakinnyi bitewe n'uburyo ki umukino ari kuwubona, ari kuwubona rwose, bituma rero ukomeza guhuza pressing, ubwugazi n'ibitego kugira ngo Al Hilal itabona uburyo bworoshye bwo gusubira mu mukino. Bitwayibonye rwose, umva ko ni tekinike 10 umutoza Haringingo Francis yakoresheje kugira ngo abashe kuba yabona amanota 3. N'ubundi urumva ko muri make itsinze ya Rayon Sport isa niyashimangiye cyane kuri pressing yayo, yari hejuru rwose, gukoresha impande byari sawa, translation zihuse cyane byagenze neza, ubwugarizi bukomatanye cyangwa se buhuriyeho, cyangwa se babasha guhuriza hamwe no gukoresha neza amahirwe yo gutsinda. Umva ko ni ibintu rero Rayon Sport yagumyeho, cyangwa se yabashije kuba yahagararaho kugira ngo ibashe gucyura amanota 3 yo kuba yatumye igera muri 1/2
ikirangiza. Urumva ko ibintu 10 rero Rayon Sport yakoresha cyangwa se umutoza Nyingo Francis yakoresha kugira ngo babashe kuba babona amanota. Reka turebe ko amakosa Hilal yakoze. Hilal yakoze amakosa benshi byanababaje, ariko ku banyarwanda byari byishimo. Ikosa rya mbere Hilal yakoze ni ukureka Rayon Sport ikabona umwanya wo gutera hakiri kare, cyangwa se wo kuyataka hakiri kare, cyangwa se wo kubanza umukino hakiri kare. Rayon Sport yabashije kubona igitego cy'ingenzi bituma Hilal ihatirwa gukina ishaka kwishyura. Uvuga ngo ikosa Hilal yakoze gatumye Rayon Sport ibanza igitego, kandi ikipe kubanza igitego kandi nakurusha biba bigoranye. Ubona ko Rayon Sport n'ubwo igitego yagumye ikora uburyo bwose bushoboka kugira ngo inde igitego cyaho. Hilal yakoze yakoze rero nuko yemeye ko Rayon Sport ibanza igitego, Hilal ikajya ku gitutu cyo kukishyura. Ni ikosa Hilal yakoze, ubundi Rayon Sport ntabwo ari kuyibanza igitego. Ikosa rya kabiri kugorwa no gusubiza igitutu cya Rayon Sport. Iyo Rayon Sport atakazaga umupira yahise igerageza kugarura vuba, ngo Hilal yasiya ku gitutu, ntabwo yashyize umupira hasi ngo ikine ivuge tereka nkine, byibuza Hilal ibashe kuba yagarura umupira hakiri kare. Rayon Sport yarushaho kuba itakaza umupira ikahita iwugarura vuba. Hilal ikajya ku gitutu cyo kwishyura, yakoze kujya ku gitutu, kandi nibyo Hilal bayirushaga kandi bayabanye n'igitego. Urumva rero ni ikintu rwose cyagoye Hilal kujya ku gitutu, byatumye ikipe ya Rayon Sport iyitsinda. Icya gatatu, kudakoresha neza amahirwe yo gutsinda. Hilal ntiyabashije kubona igitego, kandi mu mukino birangira kimwe ku busa. Ibyo rero byahinduye ikibazo gikomeye, kuko gutsinda kwa Rayon Sport yasigira amahirwe yo kuzamuka ari iya mbere mu itsinda. Ngo rero Hilal kudakoresha neza amahirwe yo gutsinda, kuko iyo turebye nko ku munota wa 6 Hilal yawushije igitego rwose yacyabazwa. Urumva ko rero ndetse n'ahantu henshi cyane nk'umunota 34 Hilal yabonye uburyo ntiyabukoresha. Urumva ko Hilal uburyo yagibona ayo mahirwe ntiyayakoresha. Ikindi kintu cya kane Hilal yazize, cyangwa se ikintu kindi yazize, kugorwa no guca mu bwugazi bwa Rayon Sport. Rayon Sport ifite defenseur nziza, defenseur ya Kabang, defenseur ya Kabang ya Charles, ni ikipe yari hamwe n'ikipe yagowe rwose n'uburyo ki ikipe ya Rayon Sport yayigoye. Icya kane, cya gatanu, guhindura umuvuduko w'umukino bitinze. Ahangaha Hilal yakoze ikosa rwose, yakoze ikosa kuko yatinze guhindura ubwugarizi, kuko Rayon Sport umuntu yafataga umupira ikafite amahirwe yabaga ibonye, ariko ahangaha Hilal yatinze guhindura umuvuduko ikipe ya Rayon Sport yari iriho. Urumva ko rero ni ikintu cyagoye ikipe ya Rayon Sport, yagoye ikipe ya Rayon Sport, ariko Hilal nayo bitayisize. Ikindi cyagoye ikipe ya Hilal ni abakinnyi kutumva ko bahatsinzwe, ariko bagashyiraho kutabona igisubizo mu buryo Rayon Sport yari yakibonagamo. Rayon Sport yabonaga igisubizo cyuza kwita ntabwo yumvagamo icyo kintu cy'uko ikipe ya Rayon Sport ishobora gutsindwa. Uruganda rw'ubwugarizi ni umuvuduko wa Rayon Sport ukomeje cyane. Hilal yari ikeneye uburyo bushya
bwo kubisenya cyangwa se ari gusenya uburyo ki ikipe ya Rayon Sports irimo yubaka, ariko ntabwo yabashije kubusenya. Ikindi yazize kunanirwa gukoresha iminota ya nyuma neza, kuko mu gihe wari umukino w'igitego kimwe Rayon Sports yabaga gutsinda igitego kimwe, Al Hilal yari ikeneye gukoresha neza amahirwe yabonaga mu gice cya nyuma cyangwa se mu buryo bwa nyuma, kuko muri minota 5 yobongeyeho Al Hilal nubwo yasatiriye cyane hariya yiza kubona igitego bikanganya, Al Hilal yakwitubona amahirwe yo kuzamuka ari ya mbere iyo biza kunganya. Bivuga ko rero Al Hilal ntabwo yatsinze kubera ko yari ikipe mbi, oya ntawe waba ko Al Hilal yatsinzwe kuko ari ikipe mbi rwose, nyine kwa kundi ukurusha nyine aragutsinda. Yatsinzwe ahanini kubera ko Rayon Sports yabashije gutsinda mbere. Rayon Sports yayibanjeho mu mukino, cyangwa Rayon Sports yabanje mu mukino ibanza igitego, rero ikagumana discipline ngugarizi, ikabuza Al Hilal kubona ibisubizo by'igitego cyo kwishyura. Bako n'umukino rero abakinnyi barafite gahunda kandi ikubahiriza ibyo umutoza yari yayibwiye. Ngo Al Hilal rero izamutse n'ubundi ari best loser, aho yatsinze Task ibitego 2, itsinda KFZ ibitego 4. Umva ko rero Al Hilal yatsinzwe, ariko nubwo yatsinzwe yazamutse nka best loser, aho umukino mu kimwe cya kabiri kirangiza izakina Gor Mahia. Ubwo tuzareba uburyo ki ubusesenguzi kw'ibyo aya makipe yose azahura n'urugendo yagiye acamo. Rero abafana ba Rayon Sports nta muntu utifuza gufana Rayon Sports. Abanyamakuru benshi bishimye, abanyarwanda bishimye, rubanda rugufi, abanyamahanga, abayobozi, urya ku mbuga nkoranyambaga ugasanga ikipe ya Rayon Sports yitaweho, bari gukora felicitation, kuko gutsinda kwa Rayon Sports mu Rwanda abantu bakora muri boutique babona amafaranga, abakora bacuruza inzoga babona amafaranga, bikajya naho abakozi bakora mu rugo uwo munsi bahabwa rwose amafaranga menshi. Urumva ko rero Rayon Sports yatsinze, n'ibyo byaranze umukino wa Rayon Sports na Al Hilal. Ni izo tekinike icumi umutoza Nyungwe Francis Christian yakoresheje kugira ngo abashe kuba yatsinda